Anje agomba gucira akabanza agasanga umwana bakongera bakiyumvanamo bakagarukana bakamera neza nyine umwana na nyina bakongera bakamera nkuko bari bameze mbere bira bibazo byuriya mugabo kirabo aya navuga ngo agiye muri Uganda sha mana nawo kuva kwivana muri mugabo byamushobokera byagorana amukunda ko bipe. Okay, byiza cyane. So nishimiye kuba ndi kumwe nawe kandi nishimiye no kuba ndi kumwe n'abakunzi bacu. Nizere ko bameze neza kandi nawe umeze neza. Ugarukire hafi anga. Ko urabizi nayo nabikubwiye. Uyu munsi se uragiye ujyanyasha. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranya kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya rwakazamura igishoro cy'Rwanda bagasika mutoro za sana mugoroba samateraga cyane cyagasambe undi ucari kuri Manzi na Innocent TV urebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ese nawe wayikoza no kwinyanga usaba cyane ku sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigire mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi kwinjira ngo usaba cyane kubinyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze n'itakunze meyo ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikirika nagere mpereza ikaze abana badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika, Asia, Uburayi, Afrika ndetse na Australia ari mu byo buturanye Uganda, Burundi, Kongo, Kenya ndetse na Tanzania. Abari hano imbere mu gihugu abari mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Reka mbabwire ko muri abantu b'ingenzi kuri twebwe kandi urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi. Natwe ntago tuzarupfusha ubusa cyangwa se ntago tuzahwema kubereka ko muri abantu b'ingenzi kuri twebwe kandi duhari ku bwanyu namwe mukaba muhari ku bwacu. Rero umuntu wese mushimira cyane ujye ufata umwanya we akatureba akaduhanga amaso akaduhereza n'ibitekerezo bye bigiye bitandukanye. Imana ijye imuhereza umugisha aherereye mu mpande zose zigiye zitandukanye. Zisi umunsi wa none muratubona mu muhanda, murabona Jackie mu myambaro itandukanye, murabona Asha turi kumwe nawe. Ushobora kwibaza ngo tugiye he ese bigenze bite? Nanjye ubwanjye ndaza gusobanukirwa neza ahantu Jackie agiye. Arampamagaye arambwira ati ndagiye ngwino umperekeze, ariko ntago nzi mu byukuri ahantu agiye. Jackie bimeze biti? Nisabanya. Biragenda neza cyane. Ko mbona usa neza cyane ko ejo wasaga. Musi wa none uriyumva ute? Ego mana ndimva neza. Biragenda neza nta kibazo. Asha. 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 Bimeze biti? Neza. Okay, byiza cyane. So, nishimiye kuba ndi kumwe nawe kandi nishimiye no kuba ndi kumwe n'abakunzi bacu. Nizere ko bameze neza kandi nawe umeze neza. Famille yawe imeze ite? Sha imeze neza pe. Amakuru w'ikise ko mbona wambaye neza wikozeho ufite n'agasakoshi nk'umuntu utari bugarukire hafi anga. Ko urabizi nayo nabikubwiye. Uyu munsi se uragiye ujyanyasha Uganda? Yego. Sure? Yego. Ko numva bintunguye singe wampamagaye ngo ngwino ngo ndashaka ko tuvugana tuganira ngo ndagiye. Gira ubwo wenda hari ibindi bintu ugiye gushaka bindi bitari byakuzura kugira ngo uzabashe kujyana umwana. None biri serious umwana uramujyanye? Cyane. Uba ejo agomba kuba ari kubarizwa Uganda. Ari kumwe n'abana bagenzi be, ari kumwe na famille. Yego cyane noneho. Okay, ruhande rumwe biranejeje, kurundi birababaje kubera ko umwana nk'uyu nguyu usize mama we akagenda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Cyane pe. Ariko abari impamvu ibintu byose biba biri kuba cyangwa se abantu baba bari guca muri ibi ngibi. I know ko one day byose bizarangira. Ubufasha isafari. Shaho pe cyane. Uragiye? Ndagiye cyane pe. Ndagiye.
ariko nubwo ngiye yego ndamujyanye ajye muri famiye yego ajye no kwiga ariko ntabwo umusize wenyine nzagaruka nyine nze dukomezanye turebe ko na mama we yamera neza. Izo nizo mpungenge nanjye naringiza aka kanya ati se basi umuntu wanyumvaga umuntu twafashanyaga akagiye ibintu ndaza kubibasha njyenyine wenda hari abadukurikira baba bari mu mpande zitandukanye z'isi baba babibona babona n'ukuntu ibintu biba biri kugenda ariko mu by'ukuri uburyo umuntu hari uri kuri tere n'umuntu ushobora kuguhereza igitekerezo ari kure bose ni ingenzi ariko umuntu muri kumwe nawe aba ingenzi cyane kurushaho. Yego sibyo? Yego rero sinzi ngo biragufata igihe kingana iki cyo kuba wenda ugeze Uganda no kuba uritaninze ugarutse. Neko karame sinzi ngo biragufata igihe kingana iki, sinzi ngo ndaza gukora iki nyuma yuko udahari. Ako mbizi nyasi ngiye gutinda. Ego okay reka mvuge ko 1 week cyangwa icyumweru kimwe mu giswahili tuvuga juma moya. Yego zaba nagarutse icyumweru kari kishi icyumweru ni cyinshi uzimambu se nago nagenda ngo Asha musige mu rugo. Yego atara basa naragumana nawe. Yego kugira ngo amenyere abantu bawe nago nagenda ngo musige nongeye ngaruke. Asha ubwo nakikanga yagarutse njya ngafashe neza yagarutse kuko umwana nimba ngana kuriya ari mu muhanda kuriya n'ubundi nta kintu abayitayeho bo biba bisa kugira ngo umwana yongere yiyumvemo kubaho nk'abantu akamenya kuvuga ngo yiyumveho kuba mu rugo nk'abandi no kwiga nyine. Ego rero ubwo urumva ni nk'icyumweru nzamarayo. Amatike se basi urayafite yuzuye? Ego mu rugo ntacyo batakoze pe bakoresheje ibishoboka byose amatike barayabona cyane cyane. Hari gahunda se yuko mwazagarura Asha mu Rwanda mu gihe mama we yaba akize byibuze mwabiganiraho na famille muravuga muti aramutse akize mama we umwana dushobora kumugarura akiga hano mu Rwanda? babagarukira ngo bavuga. Yego oya mukuru wanjye agomba gucira akabanza agasanga umwana bakongera bakiyumvanamo bakagarukana bakamera neza nyine umwana na nyina bakongera bakamera nk'uko bari bameze mbere bira bibazo by'uriya mugabo kirabo. Okay bamaje kumenyerana kandi urabizi kuntu twagiye tumusanga mu bimota avuga ati umwana Asha ahetse umufuka nyine n'ibintu bigoranye agomba gucira. Nawe akabanza kujya muri Uganda kureba umwana akabanza akamenyerana nawe then yasoza. Bamara kumenyana nyine mama we niwe uzaba ufite ubwongo bw'uburenganzira bwo kuvuga ngo umwana wanjye ndamugara mu Rwanda ariko mfite ubwoba bw'iki ashaka kugaruka mu Rwanda. Uriya mugabo akongera akamutesha umutwe nicyo kibazo mfite. Sinzi wenda tuvuge tunazamuka ntugiye gutegera se Nyabugogo? Yego Nyabugogo twicumaze gakeya ariko nanjye mbona umwana atagakwiye guhita agaruka none aka kanya. Yego kuko ndatekereza ko Innocent nawe azatekereza kabiri gusubirana n'uriya mugabo kugira amahirwe agakira. Baze Innocent akunda uriya mugabo cyane niyo yanavuga ngo agiye muri Uganda. Yego sha mana nawe kwivana muri uriya mugabo byamushobokera byagorana amukunda kubi pe n'ubuzima ariko nta kundi byagenda. Ibirebire undi no gutegereza tukareba ko hari ikiba nyine n'uso twabigenza dute. Ubuzima buragoye ibibazo ni ibibazo wifata n'umwana umujyane sibyo? Yego cyane agende abari kumwe na nyirakuru sibyo? Bari kumwe na famille wenda bo bazamwitaho kurusha uko yaba ari nahangaha cyane pe. Aho nge nani mungenge nagira ngo uriya mugabo ashobora gushakisha aho Ashari ese azasiga mu diaspora ngagiye muri Uganda nako biba bura n'ubusazi. Reka yo bafite bayarya bayarangize
yamara ko yarya bayamaze so turi hano maze urebe ikintu gikurikiraho. gusa ikintu nashaka kumva uko niba mugabo yongeye akagaruka no mana izo ngo bizatinda se nabuze icyo mvuga. Mwambike neza cyangwa muterure no mutware kware gutya tugende. Biriya rero ntabwo bizatinda birasubyigira kangahe abanga iby'ifi ikora mu mazi ibyo ikora mu mavuta cyangwa mu butaka. Mwabantu mwe rero reka tugende tugere muri gare tureko ko abona imodoka itagenda mani igendane namwe mani bafashe basaidiye kandi nimugeraho mudusubiriza abaho namwe mwabantu mwe mumuherekereshereza amasengesho kugira ngo agere iyo agomba kugera neza. So rero reka mbashimire umwanya mwafashe mukadusengera umwana akaboneka bikaba bibaye ngombwa ko agenda akajya Uganda akajya kwiga. Byose mwakoze Imana ijye ibahera umugisha. Nkunda kubabwira ngo gira neza wigendere byanga byakunda ineza uyisanga imbere. Ineza wagiriye umwana wa rubanda nawo wawe bashobora kuzayimugirira igihe runaka cyangwa se umunsi runaka. So rero komeza ubane natwe komeza dusengere mu byo turi gucamo usengere Innocent usengere uyu muvandimwe agereye amahoro. N'urugendo rutoroshye kuva mu Rwanda ugera Kampala ntago ari ibintu byoroshye ni amasaha menshi ariko ndizera neza ko Imana iri kugenda imbere kandi byose biri kugenda neza. Gira ikintu ubwira abakunzi bacu rero dukomeze tujye Nyabugogo tureko ko tubona imodoka. Murakoze bana mudufasha mu masengesho ndabashimira kandi ndabasabye n'urugendo rutoroshye ngiye gukora ndabasabye mumfashe mungire ku mavi munsengere nge na Ash kuko ngo sindi jyenyine tugire amahoro nabo tugiye gusanga tubasanga amahoro. Murakoze. Bye bye Imana ibamugishe.